mubyeyi uraha urebe rata wiyuzuze nayo, musore uraha urebe wiyuzuze nayo, nibwo rata uzagira ibyiza, nibwo bizagira gute bizakuzaho. Bivuge ngo rero muri iyi minsi akazi kose umuntu ari gukora yubaha Imana. Numva muri iyi minsi kuko imfatiro zasenyutse, ariko imfatiro z'isi nizo zasenyutse, ariko imfatiro z'ijuru rata ziracyahaga. Handitsweho ngo Uwiteka azabe. Bivuge ngo waba uri mu mwanya wa Yesu. Yaravuze Imana igihe ntabwo iri bubanze guhera mu bapagani, Imana igiye guhera mu bantu bavuga ngo ni abarokore, igiye guhera muri babandi bavuga ngo iravuze itavuze, nirangiza izagera mu bapagani ariko yavuye rata mu bavuga ngo bari gusenga. Genda mu buturo bwanjye bwera, nusanga uyu munyamakuru ariho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu numukoreho. Nusanga uyu mubyeyi rata ukinjira ugakomanga ugasanga uyu mubyeyi w'ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu ni winjiriwe rata, ariko nusanga iki kimenyetso rata kitamuriho ugenda utsembe, ndetse no ku mwana wavutse umunsi utsembe, ariko ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu rata uharanire ko rata wakora uyu murimo. Abantu bakwanze Imana igukunda bigutwaye. Urumva rata, abantu bagukunze Imana ikakwanga ni igihombo, ariko rata ngo umva ngo maze Imana ibwira umuntu kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo wubashye Imana irakubahisha. Ndabwira umuntu data wa twese ushaka kujya mu bwami bw'ijuru, muri iyi si bemera ko twitukuza, ariko ijuru tujyamo ntago bitukuza. Muri iyi si bemera wonapo, ariko ijuru turi gutahamo ijuru turi gutahamo wonapo baziduhakaniye. Hano mu isi rata baremera ubwibane, ariko ijuru tujya mu bwibone babyanze. Mana data wa twese, hano mu isi bemera amagambo, ariko ijuru tujyamo nta magambo azagerayo. Hano mu isi bemera ubwicanyi, ariko mu ijuru tujyamo si bicana. Imana itugirire neza. Hari ibyo hano mu isi yuri umuntu uri mu gihugu cy'iwanyu, hari ibyo wemereye kudakoraho, ntabwo wemereye kwitukuza, ntabwo wemereye kwisiga ibyo bitagize. Imana data wa twese, uyu mwaka ni uwo guhemba no guhana. Umuntu uri maso, bwami bw'Imana bugereranywa n'abakobwa 10, 5 bari abanyabwenge, abandi 5 bari abapfu, ariko abanyabwenge rata bamenye ko uwo munsi umukwe agiye kuza bacana amatabaza. Imana itugire neza. Bivuga ngo waba umujenerali wubaha Imana n'ibyo gushakaho, waba umuperezida uko abungana kose wubaha Imana n'ibyo ishaka, waba umusirikare aho uri ku rugamba, Imana irashaka ko buri muntu wese twese imbere gato siri bushyire ku muryango wawe ugereke ngo uvuge ngo ndugariza amafaranga. Imbere gato ya ni Yesu ugiye gukora. Yesu agiye kongera kubara, agiye kureba. Imana yaje kureba ibyo baturega uko ari ukuri. Imana yaje kureba ubusambanyi abantu bari gukora uko buhari. Imana iri kureba ubutinganyi uko buhari. Imana iri kureba amoko rata uko agihari. Imana iri kureba, umva ko ijambo ryambwiye ngo yahingiye urutoki, irangije uru rutoki iraruhingira. Uru rutoki ni wowe ni njyewe. Uru rutoki rukuramo imifatangwe, uru rutoki rurarweza rwose. Iravuga ngo wa mubyeyi we, reka ngo usigaje yandeje uzambera uw'umumaro. Abantu bituye Imana ubusambanyi, abantu bituye Imana ubwicanyi, abantu bituye Imana agasuzuguro. Dore abantu benshi bazize kutumva, abantu benshi bazize kutumva. Imana yatumye ibiragi bica amarenga, amaradiyo yagiye avuga, amateleviziyo yaravuga. Mbese Imana yinjiye mu gihugu cy'u Rwanda ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu. Ninde wayikumereye rata? Iyi Mana iri mu gihugu cy'i Burundi, iyi Mana iri mu gihugu cya Kongo, iyi Mana iri mu gihugu cy'i Burayi, iyi Mana iri muri Amerika. Iyi Mana rata ijambo rirambwira ngo yuzuze nayo. Umuzungu yiyuzuze nayo, umwirabura yiyuzuze nayo, umuntu uza mucamanza yiyuzuze nayo, majoro yiyuzuze nayo, abapolisi nibo yuzuze n'Imana, abasirikare biyuzuze n'Imana, abantu bose biyuzuze n'Imana. Ngo yuzuze nayo noneho ugira amahoro. Nibwo ibyiza rata bizakuza, nibyo ibyiza rata bizagera mu
mu gihugu cyawe nibwo ibyiza rata uzatunga ugatunganirwa ariko Imana iri kwicuza ikintu cyatumye irema umuntu iravuga ngo yemwe baturage b'i Yerusalemu muze munyize n'uruzabibu rwanjye niki nagombaga gukora mu gihugu cy'u Rwanda nakoze niki nagombaga gukorera abasore nakoze niki nagombaga gukorera ingabo z'igihugu nakoze niki nagombaga gukorera abazungu nakoze niki nagombaga gukorera abasilamu nakoze niki gitumye abantu basuzugura abantu baziza agasuzuguro batarubaha Imana Farawo yanze kubaha Imana imuteza amakuba n'ibyago Farawo yanga kumvira Imana ibigugu byinjira mu gihugu cye ariko mva uko ijambo rimbwira ngiyuzuze nayo muntu uri kumva wiyuzuze nayo rata mu kazi kawe hari abazahura n'Imana bari kuri lava hari abazahura n'Imana baraye kadarake hari abazahura n'Imana barimo bagambana hari abazahura n'Imana ariko umupira wageze mu kibuga uyu mupira uzakinwa uwo ari we wese kandi nta muntu uzayobora Imana uko byaba bimeze kose nta muntu uzayobora Imana waba warize ufite lisanse ntago uzayobora Imana ariko ndabwira umuntu nkurikiye niyuzuze n'Imana Imana nisanga rata wiyunze ab'inzangano nibazireke abasambanyi nibareke ubusambanyi abajura nibareke ubujura abagambanaga nibabireke abicanaga nibabireke ababeshyeraga abandi nibabireke umuntu wese ufite icyapfa na mugenzi we uyu munsi yiyuzuze n'Imana avuge ngo aha nabeshyeye runaka ariko uyu munsi nambabari Imana itugirire neza Imana izaza nizaceceka ariko yuzuze nayo rata nibwo ibyiza bizakuzaho nukuri reka nkubwire ngo maze Imana ibwira umuntu uti kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka iyi Mana abo yashigaje 9 bayituye ubusambanyi abo yasigaje irabarinda iyi Mana yarinze abagabo iyi Mana irinda abakobwa iyi Mana irinda abasore iyi Mana yarinze Mana iyi Mana yarakoze ariko bayituye ibyaha abantu ndababwira ushaka jambo ryarambwiye ngo nimwemera mukumvira muzajya ibyo kurya byo mu gihugu ngariko nimwanga inkota y'Uwiteka izabari niwanga ukagomara Imana imbere hagatoya uri kuvuga ngo birakomeye niwubaha Imana izakurinda niwubaha Imana izatanga Imana ngabana inzovu bazagwa iburyo bwawe abandi bazagwa ibumoso bwawe ngariko uzabirebesha amaso ibyo nibizakugeraho Imana itugirire neza njyandi kumva muri iyi minsi gukizwa nabi bitera umwaku iyo usenga usambana ntacyo ugeraho iyo usenga ukibeshya ntacyo byamara iyo usenga ukijya mu bapfumu ntacyo byamara iyo usenga hari utuntu wisigarije rata Imana data wa twese niza kurimbura umusambanyi ntabwo izasiga uwasomanye niza kureba uri muronapo ntabwo izasiga uwabeshyeye abandi Imana rata ijambo rirambwira waba umuzungu wiyuzuze nayo waba umusilamu wiyuzuze nayo waba umudepite wiyuzuze nayo waba majori yuzuze n'Imana waba perezida wiyuzuze nayo ngo niko ibyiza rata bizagira gute bizakuzaho Imana itugirire neza Imana iturengere iyi Imana izaza nizaceceka iyi Imana itaratinye ku munsi wa Nowa abantu bararimbutse bazira kutumva bagira ngo niko bizahora ariko ijambo riravuze iyuzuze nayo mu kazi ukora iyuzuze nayo wa munyamakuru we iyuzuze nayo wa muzungu we iyuzuze nayo wa mupolisi we iyuzuze nayo wa musirikare we iyuzuze nawe wa muzungu we Imana ntabwo ireba mu gihugu cy'u Rwanda ngo isige i Burundi iyi Imana ntabwo ireba i Burundi ngo isige muri Tanzania iyuzuze nayo umuntu uri kumva ibi ngibi icyambere Imana aratubwiye ngo twezwe Imana ashaka ko twezwa tugakiranuka Imana irashaka ko twezwa tukaba maso Imana ikamenya rata mbese umeze ute muri iyi minsi ikubwira umuntu ufitanye n'undi kibazo imagenda asabe mwene simbabazi ariko Imana ije kugororera buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze je kugororera ababyeyi ngwamba ifatiro zisenywe mu kiranutsi yabeshwaho iki ifatiro zose zirasenyutse ndetse nta muntu rata ariko ijuru riracyakora Imana itugire neza nukuri ijuru riracyakora ikintu uzakora Yesu akugaye uzakireka ikintu rata uzavuga Imana ikakugaye uzakireka Imana data wa twese niyo yakurinze
na n'ubu izakurinda. Iyi Mana data wa twese weho ugerata ujye yibwira ngo Mana uko ndi kuzamuka imisozi, Mana amazina yanjye yandike mu gitabo cy'ubugingo. Imana igushaka ko uwo ari we wese yezwa, izatugirira neza, ariko nitwanga nitwanga inkota y'Uwiteka izatuye. Ese iyi Mana ageze mu barokore bararirimba nibyo, aravuga ati rata n'ubundi mwaririmbaga ariko imitima yanyu imbakure, none ndafunze reka nitahire. Igera mu rusengero rw'abadive iravuga ati muraho yemwe muraririmba nibyo, ariko namwe ndabareba nkababura, imitima yanyu ikanja kure. Imana yarirukanye. Igera mu basilamu iravuga ati rata dore twasaraga ariko rata none nanjye narababuze, imitima yanyu yangiye kure, nimusohoke nikingire. Igera mu macaca irakomanga iravuga ati mwiriwe neza, namwe izisengero naho harimo amakaro ariko mukoreramo ibizira, none nimusohoke nikingire. Hari uruhe rusengero Imana yatinye? Imana yaraje kubarana n'umwana w'umuntu. Imana yaje kubarana n'umuntu wese. Nta muntu uri bucenga Imana. Umupira wageze mu kibuga, abo mukeka uko bazaririmba naga aribo bazongera kuririmba, abo mukeka uko bazongera kuyobora naga aribo bazongera kuyobora, ariko uwubaha Imana izamurinda. Nguba mwibwihisho bwishobora byose azahora mu mababa yishobora byose. Imana itugirire neza, Imana iturengere, Imana dutabare. Ngewe nasanze abantu bagiye banyanga, abo dusengana baraminduka, abavandimwe baragenda, abangabo baragenda, ariko umugabo bita Yesu ntabwo yigeze ajya mu iteraniro ngo asebye. Yabanye nanjye twaburaranye, Yesu narabwambaye turabwambarana, Yesu niyigeze anegura, Yesu niyigeze avuga ngo rata. Ariko Mana data wa twese ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Hahirwa umubyeyi uri gucuruza yubashye Imana, hahirwa umuntu uri mu kazi ari kubaha Imana, hahirwa umusirikare uri kubaha Imana, hahirwa ingabo z'igihugu yariyo yose iri kubaha Imana, hahirwa umujepu uri kubaha Imana. Mana data wa twese, Imana itugirire neza. Itabanyabwenge igeze muri Amerika na n'ubu iracyabarana nabo, iyuzuze nayo. Mana itugirire neza, Imana izaturengera. Ntabwo Imana aretse gukora, Imana atsinda isoko riturengera. Naho amapfa yatera tuzarya, abiringiye Imana tuzambara, abiringiye Imana tuzabaho. Naho ibyago n'amakuba bizaza, Imana izaturinda. Hahirwa umuntu ufite umutima Uwiteka ashaka, umuntu ufite umutima umenetse, umuntu ufite umutima ukora iby'Imana ishaka, uwo ni uhiriwe. Imana itugirire neza, Imana iturengere, Imana dutabare. Biragatsindwa wa munsi Imana irebye mu gitabo ikabura amazina y'abantu. Bamwe bazavuga ngo twakoreraga Imana, ngo twafashaga abakene, ibabwe ngo nimumve imbere sinigeze kubamenya. Imana data wa twese ibikirizaho inyenzi zitagera, hahandi uzagira ikibazo ukabwira Yera ati rata ngwino ndengere dore nagize gute. Imana itugirire neza. Imana narayibonye, Imana yankuye muri gereza ntago nzibagirwa, Imana yankuye mu busambanyi, Imana yankuye mu bapfumu. Imana data wa twese, Imana ajyaga mbyuka njya kuraguza, ariko Imana irangiza ingeraho. Nanjye ravuga ngo nkugiriye ibambe, uyu munsi uri mu bana banjye. Imana nishimwe. Imana narayibonye, inshuti zaretse gukora ariko Yera irakora. Imana narayibonye shonje irangiza irangaburira. Imana narayibonye ndwajije irangije iranyiriza. Imana hari aho twahuriye, niyo mpamvu nashobora gutatira igihango. Imana itugire neza. Ntabwo nzatatira igihango njyaho kugira ngo subire kubirutsi nk'imbwa. Ndemera ratangwe mu maboko yayo, ndemera ndabizi inzara irababaza, ariko rata Yesu agishobora no kutegeka uwo munsi ndakayibwa ngo nushaka ibiryo. Imana itugire neza. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Kuva mu byani ko kujijuka. Viza zizarangira, risasi zizarangira, dore imfatiro z'isi zose zarasenyutse, n'izindi Yesu agiye kongera kubaka. Ariko urebe rata utekereze neza kutabuhetse ingobyi, umwana yaraheze kera. Utekereze neza, mbese mu nzira zawe urabona Yesu akikwishimiye, mbese mu nzira zawe urabona rata nutaka Yesu azagutabara, mbese mu nzira zawe urabona nugera mu gihe cy'Imana iyi manuka Yesu ari buyigukureho, iyuzuze nayo.
umukiza niwe wankuye mu ishyamba nsigaye mba mu murima no kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru nshobora kwera imbuto nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe ubugingo bwiza nahisemo n'ubu gukorera umukiza Yesu kubaho ni Kristo no gupfa inyungu umukristo wese ukure Mana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'umuntu nayihawe mu gihe nihanye ibyaha imbere y'umukiza nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe umukiza niwe wankuye